guys rero abantu bacu rero tuzacu abakunzi ba Murugo Top TV ndabasubije mwese ngo yangu muherereye hose bese wumve ko uri hose wowe uhaye ikaze ushimiye wowe ukora subscribe nawe ko like ibiganiro nawe bisharinda kugira ngo ubutumwa ngere kure kuko nicyo cyo ari icyifuzo cyacu ko ari kugira ngo ibintu bese ubutumwa bwaguke bugere kure rero ndagushimiye wowe ujye uduhaye support muri ubwo buryo rero hano ni kuri Murugo Top TV bwa mbere uje guhaye ikaze cyane ngo wegere hanyuma izina ni Deepening mwamikazi uyu munsi ndi kumwe n'umumama umumama mwiza baranzi ntibambonye muri cyage in and out kunda navuga ngo in and out imbere n'inyuma mbese imbere ababashije kumwegera ho gatoya bakumva ibimuvamo bike ni sawa bamuha amanota none abari kumureba inyuma nanjye nawe ndabona ari sawa ni ukuri tuza tureka ishari ni ukuri ni sawa pe umubesha baturicaye hano ahubwo ndabona mu yindi top ngiye kuzokora nayo ko ndakwibona iki abagore bayo wacu imisi bicece gushize mu banga bicece naraze telefo nahise numva nshaka amatsiko nari ntarakubona nari cyagenda kandi kumana kandi kure buri umugore bavuze ngo ni umunyabicece ndere naho kumbe wibiseho niyo mani izo nagezeho umutungo nyawo umutungo ugendana arambwiye ngo ko kirasa ukifatiranye hafi fatira hafi ubungabunge ngwaye ikaze rero cyane ariko ngabigwaga aho bashize hose ariko biriya ni byiza ku mudamu ntabwo ari byiza ku mukobwa ariko ku mudamu ni byiza ibiki biriya bintu iyo wabyaye oya wabyaye lazima nyine hari igihe uhinduka hari igihe uzibwa hari igihe none nza ndeba hari bandi kugira ibintu bintu ikintu cya mbere kazarika cyakugoye umugati waranariye kure Nukuri kwimana byinshi muzonsengere izanyerekana amara icyumweru ntahuye nkumva nararwaye ukagenda wabona nkumva nsa n'uwarwaye none uzi kureka ikintu warangiza ukagitegura warangiza ukanakibona noneho ni wowe ugitegura n'ugabure noneho uriye we ntiyukwirisha urarwana n'iyi komeza urye ikibazo ni kandi nawe ko ndabona waje worohe cyane rero ibwira abantu kugira ngo dukomeze ni zahabu mu kiganiro cy'ubushize twarivuze bakubonye rero hano cyangwa se umunsi ku wundi gakuri ko ndavuga nk'umuntu udafite YouTube cyane YouTube izigenda umuntu akabona niho hoba hiyongereho umusabu aba ari sawa kandi igihe abantu batureba bagataba ari bo abasabu bacu atari bo batureba uwo munsi ugakutana n'abantu basinzira kawisha bahiga kamudamu abagorora kaba nkora kuri zaho enjambe TV show kugende mu mukandireho nyabona neza cyane pe kandi umaze kugera ahantu nyine heza ho gushaka ifaranga umaze kugera ahantu noneho ubungubu urimo urazimanyura neza kamashi kuba teza ndazo zawe ukaramanyura ifaranga inshuti yanjye niyo mpamvu arimo aragira kuraje yo kuguma kugera nazimanyura kubera abakunzi bacu niyo mpamvu rwose zahabu nimba manyuye intore ingana gutyo munsi arashaka ngo mukundi kwezi amanyure nini nzaumva mpuye nzarengere kuri wa mutsima w'ikabera neza ahantu mwakareba uri yego rero zahabu uyu munsi rero tugiye kuganira dufite ikiganiro uyu munsi nyamuneka ndakwinginga ko kino kiganiro ni cyiza kandi nurabizi ngo duhe komenti zawe turakeneye muri iki kiganiro tugiye gukora ikiganiro rero cy'uyu munsi giteye giti
cyabura kimeze gutya cyabura tuki noneho ese ntangiye gutesha gutwa niki ikiganiro kigize umutwe niko ndatangira gutesha gutya kiravuga gutya iki kiganiro kiravuga gutya hariho ukuntu abantu urabona nk'uko nyine ufite akazi ugomba kuza mu kazi buri munsi rero mu rugo haba harigomba kuba hariho umuntu usigara mu rugo usigara akemura turiya tundi two mu rugo mu gihe udahari mu gihe n'umugabo yenda agiye gushaka ahandi abo bantu rero nibo tugiye kuza tuvugeho abantu bitwa abafasha bo mu rugo abantu bagufasha imirimo yo mu rugo sibyo nzanumva abantu bamwe bavuga ngo ni abakozi bo mu rugo ariko mu Rwanda nibo babivuga neza abatantine yego abatantine b'abana noneho dusanga umwana akamukunda tantine nukuri abatantine nibo tugiye kuvuga bari abatantine bo mu rugo rero bari abatantine bo mu rugo turabavugaho tuvugana na ba mabuja na ba nyirabuja babo ibigire hino nyirabuja ubu butumwa buri kuri ba nyirabuja cyane cyane nibo bureba niko mabuja wowe uzugira zaha umudamu akagenda agafata umutantine akamusiga mu rugo yamara kumusiga mu rugo akamufata nabi yamusigiye urugo rwose guhera ku muryango umukozi cyangwa umutantine niba urimo urakontorora ibiri muri urwo rugo warangiza wataha ukamutuka yesaza akoze akazi kose hariho n'amakuru numvishije ngo hari umudamu ujya ukubita umukozi ari kumva ameze nk'icyamuno sawa azagira gutya agakubita umukozi reka mubwire nako reka mbabwire sibyo jewe ari ibintu bimwe nza ndeba kumva nk'amagambo arashize kubera icyo kumva sinzi none se ni gute umuntu araje umuhaye akazi umuhaye abana umuhaye urugo rwawe urumushyize mu rugo rwose warangiza ukamufata nabi ukamutorokera ukamutoteza ukamutuka ugakubita ihone n'ihohoterwa ukamubwira gute rimwe na rimwe ngo harabo njya numva amakesi ugasanga agira isahani niwe wogeje za zindi mwaririyeho ariko kuramunena abiriwe kijya kimenetse kijya gikombe gigize ntashobora kunywa icyayi kirimo amata aranywa mu karu ntashobora isukari uramugenera ntashobora noneho tukira aho ngaho kugenera ugasanga umuntu umusigiye abana umupimiye ifu umupimiye inuze usize ukinze icumba cyawe ugikingiranyemo ibindi bintu ariko umusigiye iki ako kandi uzi ko uranyibutse ugasanga umuntu yagiye afashe aravuga ngo abana banje mfite abana babiri bararya igikombe cy'umuceri agenda agira igikombe cy'umuceri akagira n'akandi kano gake n'akawe ibindi ariko mugira n'umutwaro ugenda uje guterura ibintu abijane mu cyumba abenshi stoke ibiri mu cyumba cyangwa se niba stoke itari mu cyumba afite agastoke ayifunga ariko ikintu kiza kintanga uzi ko no gusigira n'ikarita ya banki ariko umwana wanje nkamenya ngo je siza agaciro nzafatamo umwana kurenza uko ushobora gufata ni gute ushobora gufata ifu ukaja kuyihisha umuntu w'umudamu ugafata amavuta ukayahisha warangiza ugasigira umuntu umwana ukamubwira ngo ugaburire ngo abana ngaba ubarebe afite yabakorera buri kimwe cyose ugasiga umupimiye ifu umuceri isukari amavuta biraruta umwana wawe ibintu bishira ubura ku kwezi biraruta abana bawe kubera abadamu hari ibintu bimwe iza mbona utakagombye nimba uri umuntu ufite aha hakora neza utakagombye kuba wabwirizwa umuntu udafite ikibazo mu mutwe umuntu utagwaye umuntu udafite ubundi bumuga runaka gute waye ushobora kumva ko umuceri n'amavuta n'ifu n'isukari biruta umwana wawe cyangwa se abana bawe umuntu umweretse ko
nyine utakize umweretse ko utamukunze ibi bintu byose urashaka ngo agukundire abana agufatire abana neza kurusha uko wowe waba uhari nk'uko nkawe uko uhari ukamubwira ngo uha abana amata iwe ntushobora kwemera ko ayanywa uha abana ibiryo ntushobora kwemera ko bya biryo abana bawe ari bubatekere uri bubiryo umuntu uramutuka warangiza ngo mbicaye noneho igitangaje iyo ushiramo agapopa igitangaje nta kamera wasize mu rugo cya gikombe wasize ari igihe wogira ngo wimye umutantine kumbe wimye abawe agasigara yinywera yakigoye twabonye amakese cyane twabonye amakese n'ukuri birababaje ukabona barabyibuha abana bari kunanuka twabonye amakese ntabwo yagaburira abana nawe adahaze ntibyagiye bica ku mativi ugasanga umuntu kujya umutorti niko asigara agira umwana wawe uratuka umwana twagiye tubona ko uduce duteye ubwoba ugasanga umuntu karahagarara ko umwana w'uruhinja agakandagira umukobwa w'ibiro 80 agaragara ku kana k'amezi 5 urumva agasiyonyora agahagarara akagira gute akamuha ibyo ashaka n'ijaro nabonye yagaza mu imyanda hari ibindi nyine tutashobora kuvuga hano ariko bibabaje urabyumva akamuha imyanda yose ishoboka hanyuma warangiza uwo muntu ukagira biterwa hari igihe biterwa n'umujinya bitewe n'ukuntu umumabuja we amufasha hariho umutima uremamo umuntu kugira ngo ukamutera kuba yakora ikindi kintu atari yanase sindiyo kuko umweretse asa umufashe nk'inyamaswa niko tushobora kubwira umuntu mugiye kujya ukamusohora sibyo ukamubwira ngo naje kurira mu gikoni cyangwa se ajya imisigazwa yanyu ahubwo niwe wakagoye icyambere iyo ari kubiteka niho niwe uba wabasigiye murekaze ku meza musangire imisigazwa yiwe ahubwo Weho, niwe watetse wa mbere niwe wari inyama ya mbere itarimo n'amazi n'ivuta. Hariho ukuntu iyo amaguja hari ugasanga arimo aragenda akareba ya nyama y'igufwa gusa akaba ari yamuhereza. Ari yamuhereza. Ni gute umuntu yirirwa agira ni bya byuya bye yabitaye mu biryo ariko kuramunena ngo ntago mushobora gusangira. Yogesha isahane tushobora kwemera ko arira kuri za sahane. Za sahane sizawe. Umuntu tushobora kumuraza hamwe mu nzu nyine ahantu hazima. Najyaga ndeba mu iriya hakurya hari igihe wasangaga nk'umukozi arara nko mu kandi kazi afite n'agako n'igikoni noneho ugasanga afashwe nk'iki afashwe nk'ikatakata ntashobora kugira matera ntashobora kugira igitanda nyine muri bije upanga y'urugo harimo iyawe n'umugabo wawe harimo n'iy'abana umukozi tushobora kuja kugura imyenda ngo umukozi ugomba gufata nka sister wawe kerugeze ngo kuja kugura imyenda wakugura mwiza aho ngaho ntabwo uri muri iyo case yawe noneho tumutuvuga babandi baza aja kugenda agasiga akanze ibiryo akashima yarangiza yamara kugenda ese ujanye mutima ugenda wizeye iki ko bya biryo wasize bingana gutyo basigiye abana bawe ugenda wizeye ko aribo bari bubirye uzi ko umuntu ashaka watanze ibiryo bihagije ku buryo arya abana bagahaga ninde umuha uvunikira si abana bawe bakabyibuha abana bakamera neza cyangwa bakagira ubuzima bumeze neza na ukagenda wagura imbuto ukazana tantine nta rubuto rumureba kandi wamara kumubwira ngo uja kuzigaburira abana tunamubwira ngo uja kuzimugaburira kuko niyenda wowe uranga yogira isoni ukazimusigira ukavuga ngo abana baha imbuto abana baha iki abana mbese ugasiga uvuze abana bagira gutya nyamara iwe ntiwibuke kuvuga ngo nawe mbere yuko wakabaze kwanza ngo abantu bahibe wabanje kuvuga niyenda tugaruke kandi abanyarwanda baravuga ngo dukome urusyo dukome n'ingasi kubera ko hari igihe ushobora gusanga impamvu niyenda intekereza yaba yarateye abantu kuza bapima ibiryo hari abatandine nyine nabo badagira imico myiza usanga bamwegurira stock ugasanga ari kugurisha cyangwa se ari kubitangatanga ariko nimba umenya ko umuntu afite iyo ngeso aho kugira ngo umugumishe mu wawe utangire umutoteze cyangwa se umwereke ko utamwizeye wamuretse akagenda ko atari umwana wabyaye ugashaka undi mushobora kumvikana cyangwa se umwana mwiza ahubwo kugira ngo uzane wa muntu unsanga byashize ahubwo wowe umwirukana aho kugira ngo utunge umuntu mutumvikana mu rugo
wamureka kagira ari niko tu iyo ubundi yaba ari decision ya makinze kugira ngo umuntu wese agire uburyo bwe akemuramo ikibazo ushobora no kumuganiriza ukavuga ati imico si myiza ibi si byiza hari ukuntu umuntu aba afite budget yiwe y'ukwezi yapanze uzajya ugerageza byibura n'ibicika naboneza muri neza mu rukundo bicikanwe hari ahantu bimaze kugera kugira ngo ndebe ko kuko hari abantu bahaha ku kwezi abantu benshi bahaha ku kwezi rero ukagerageza ukareba uburyo ki noneho ikindi warangiza wa muntu watoteje gutyo wa muntu uri gutuka wa muntu uri gucira wa muntu ukamusigira abana bawe ukagenda nicyo kiza kikuramo nicyo kiza aho kindangiza ngo tantine wagapfuwe tantine ntugira ubwenge ibaha ibikucu warangiza ngo akira abana usigare wagira gutya barero bose turabavyeyi tugira imbabazi ako jewe umuntu undere ntabwo ushobora kumutotira bigeza ahubwo nobaho ntawe mfite nkamenya ngo ndirereye nkamenya ngo aho kugira ngo utoteze umuntu nimara mubwire ngo tekera nderera abana noneho ugasanga ushobora kandi abantu badamuga bagira umutima mwiza bagira umutima umeze ukundi kuntu yarangiza akaza amahoro yose agahita akicara mu nzu akumva ko ari amahoro n'ibyo yasize akoze bizabirya akasa makabirya na apeti nyinshi ahubwo abatantine n'abana ni ukuri kw'Imana mudashira ku kagozi ni kubona abatantine bemera ukamutuka gutyo bakagutekera ukarya ibiryo byiza ni ukuri rwose n'umunyu ugasanga urimo neza nta kibazo nturware mu nda tubwire ute noneho abo ni abadamu babi batoteza abatantine nibo twari turi ese nijo yoboye ikiganiro naho tugaruke rero sasa ku badamu baza bagira akamaho umukozi ngo ariwe noneho akigiraga ngo niwe akabamagurira akamaza n'umukozi agasasa umukozi akamumesera n'ibitameswa akagira gute akamusasira igitanda umukozi ariko uko byogenda kose niba ufite umukozi mu rugo hariho ibintu bimwe bitamureba pe icitonde mvuge exception icitonde ari igitondegwa exception aho arakivuze si ndio singivuze neza arakivuze ikindere ngabadamu hariho akazi kakureba nakareba tantine sibyo sureka tantine amesera abana imyenda ureke tantine yoza ibyo ureke tantine yo akoro ureke tantine tantine aje kuzana amakara tantine aba ameze neza noneho nitugera ahandi hantu afazari reka tantine ngo aje kukusasira icyuma tafazari ukuri tafazari twivuze mu nyuguti ndende kandi muri majiski mbere yuko uje mu kazi isasira igitanda cyawe ugende cyangwa ugisasa ugarutse iyo ni wamuzi wawe ariko kugisasa ugarutse si kwiza kugisasa ugiye niko kwiza kugira ngo cyehererwe hari isuku oya ariko ikindi kandi tutagomba kwirengagiza iyo uzutse tugomba gusasa kugira ngo umwuka umubi wasohoka amadirishya waje mukingure ariko ugomba gusasa hashizemo wanabyuka muri cya gihe uri muritegura ugakingura amadirishya umuyaga ukaba urimo uraza uzuri urukuje hanyuma warangiza ukongera ugatunganya ibintu neza mu cyumba ukagenda rero tantine ni umwiherero uburenganzira ngo naze gusasa ariko azobujyamo naze gusasa ntabwo azaba arara kuruhuza neza mabuja adahari wareka kubwidundaho nakomeza kubwidundaho hari igihe yakomeza kubwidundaho ugatinda kuva mu kazi uwanya akava mu kazi kare agasha abo ni abagabo y'initi yabuze baza bashaka batantine ngo ntatantine ese ni gute umuntu wamugani ngahe bwire ni gute umuntu ashobora kuvuga ngo umukozi ngo afite imirundi ngo se waza heza
ngo Tantine nguseka neza mayo wanuseka ngayirene mayo ngo Tantine mudafite mudafite hanga mudafite nyashi nyaguna none ari uvuze gukira nyibutsa hariho akantu kamwe nabonye umudamu yagiye kwirukana umutantine noneho ga bosi mbere arimo abonaga imari igiye kumuca mu myanya y'intoki aramubwira ngo mureke yicare kandi nimba atagumya wowe ufata ibyawe usohoka kabaye urumva urwaga ibintu abigezeho nawe ukarira aho ngaho ukaryama ukagira ngo wewe byarangiye ndakumubwire umudamu yaricaye baratuza Tantine agumaho none ahubwo rwaba intambara ari mu kibuga aceza ari mu kibuga kugabo aceza ari hanze y'ikibuga rero hariho utuntu tumwe abantu baza bakora afite kuzana Tantine oya nawe numuzana wamuzana nta kibazo ariko ukamenya ukamenya inshingano ze n'izitari ze noneho ugasanga wa mutantine wahaye uburenganzira afite ya mirundi afite ya masoso warangiza nawe ukagenda ugasiga icyumba kimeze gutya ukamubwira ngo uzoze usasa ugire gutya aho ire tugaruke nyabuna umva hano umva ngo amese none se tuvuge ko umuntu izo nta kibazo kirimo izo nta kibazo kubera ko uzi aho ikibazo kiba kirimo kiba kiri ku mugabo uzi gitumye nanje ngaruka nuko naringiye kuba ndavuze nise gusasa icumba cyane nibyo zomutuma ibyo biba cyangwa bya bindi mwavuze ni wa mugabo wabaza umukozi w'imirundi n'intuzi ni wa mugabo ushaka iyo ni muri ya kategori ya bagabo bazabanza bakasha kubaza ya mirundi bakabanza bakasha kubaza ya masoso kubera ko ashobora no kutamujyana kuri cya gitanda yasashe ahubwo akamujyana ahandi akamujyana mu kindi cyashashwe n'abantu nabyo ndabyibutse abagore mubwira abagabo baza batutisha abagore babo ko umugabo urutisha abagabo bazarutisha abagore abakozi abagore babo kandi ibyo bintu birahaba hari ukuntu uzugira gutya nimbe umukozi aje ari mushasha tuzi ingeso ze tuzi ki karitwararikaga ni mushasha mu kazi kwarigira gutya mayi wanje naribarikiwa na meumba kaumbika akona ameze ukuntu kandi tuzi byamuze ariko usanga byamuzanye harimo nawe noneho warangiza wa mugabo we nawe umugore wawe muri bamwe murabyaranye murakoranye neza wa wundi gawaje afite utujeste tundi afite arimo arakwereka ukatwirukankiraga hariho abagabo baza basiga abagore bakaja kubakozi naje nje kontrere yawe naje nkavuga nti hariho abagore batererera abagabo baba bakozi umugore utererera umugabo we umukozi ni ukuvuga ngo ikintu cyose umugabo amutuma amazi akatuma Tantine yamutuma ibiri akabwira Tantine aje guserera akaje ashira umugabo ibiryo yamutuma yakamubwira uburenganzira na gatoya reka none wowe kwanza muri wowe zana amaso yo kureba ko ari service arimo arakora y'akazi afite service y'akazi ariko Tantine kubera ko atoteka ngo numara we ushira umugabo wawe ibiryo wayi none se nimba Tantine ari aho ngaho kubera iki umugabo nimba afite inyota kubera ko udashobora mwicara keretse adahari ntabwo ukwiye gukururwa no guseribwa cyangwa umukozi aho ngazi tuzumva kimwe nta mpamvu n'imwe igomba kukwemerera mu mutwe wawe hakazamo ngo ni gute ushobora umugabo ashobora kugutuma ikintu cyo kunywa ugahamagara Tantine yagutuma ikiryo ugahamagara Tantine ashinzwe kubiteka ashinzwe koza ashinzwe gukoropa ashinzwe gufura ashinzwe no kuba yoseriva abana bawe ariko umugabo wawe erega uko umuntu akwitaho nawe ni kumwitaho amwiteho gute aramugaburira yewe nitaho kwa mbere aba yakoze kuba ari uguteka kandi ko si no kumwitaho izo ni inshingano ziwe yego rero byibura Tantine aserve muhari mwese mwicaye ariko noneho uragiye witereye ku buriri uri kuri WhatsApp
tantine umugabo nahamagara arahamagara tantine tantine ikintu cyose ni tantine amazi ni tantine none se ninde wahanaguye inkweto ni tantine none se ninde uzaho isengero ibitse ni tantine ninde inkweto no kuzana rero ibyo byose izo zose agomba gukora ntaho bigomba guhurira na ya maso ya atareba ibyo arimo arakora ahubwo arimo arareba ibindi. Abagabo urabizi ko abagabo uko uwamwitaye niwe nawe ahanga amaso none se wewe mera ko guma kwizengurutsa imbere y'umugabo wawe kandi uhari arimo arize none se ariko arimo araza akamwikaraga imbere arimo arakora akazi arimo arakora ninde wakaribishije umugabo wawe ni tantine ninde wamuzaniye urukweto ruhanaguye ni tantine ninde udeka icyo kintu uzukora abantu bazana akazana n'isengeri akamenya ngo tantine ni uzi ngo tantine ngo isengeri gusone siziri ariko ikintu kimwe nanjye ntavugira neza cyangwa ngo ngire ariko nanone kidaho uburenganzira umugabo gufata umugore we umugore banze wumve agaciro k'icyo kintu umugore wawe ngo utangire kureba uyu uzaza kwigendera kandi utanafite umugore wawe utari kwigira icyo kintu mukosore mubwira ati ibi bintu ntabwo nshaka ko umutantine aba ari gusabye ibyo kunshakira imyenda hiri umenya abagore tuzi ko twebwe ariko apana kwita abanyamurenge bagaza bavuga mukavuga mu mufite microphone uje guhima umugore waramuharika uje guhima umugore aramuharika ako kantu karahita cyane mukumva ngo bizo gukomesha umugore mu guhita uza n'undi iyo yigize nabi akumura kavuga iki ayiwe ntadahumbi gute iyo yigize nabi gukaza n'undi aho na wa wundi niyigira nabi na wa wundi niyigira nabi niba ukorera ugiye kugendera kuri ico nta muntu utogira akantu kabiyigiraho nabi rero ugendeye kuri ico wahuruzana oya kurara abagore dutera umuji ariko uko ugasanga n'umugabo wagukosoye ku kintu ngo yasheri ngo sinza muhemba se ugahita uvuga kabuye ngo sinza muhemba se ngo amafaranga azahembwa nayo gusa ngo reka ngo hari ibintu uri kwangiriza niba uri mu rugo uri mabuji sibyo gerageza ikintu kijanye no ku mugabo wawe aba ari wowe uba hafi cyane nawe kubyo akeneye kubyo ari kugira ute hafi cyane nawe kuko niba wicaye aho muri salo ntabwo ari bujya kujya ariko WhatsApp nayo na TikTok zizakora ibindi bintu n'abantu uragenda neza bakajya bumva uri muri sekesha mu cyumba wenyine ngo ndarushye ngo mvuye ku kazi ndavuga sibyo navuga niba umugabo yaje gerageza ushaka umwanya uba uri kumwe nawe kugira ngo okay ntunabikore muri kayo kuvuga ngo muhumye amaso areke kureba uriya sibyo wowe bikore nyine kuko uri umudamu uri umugore ugomba kuba uri hafi aho ngaho ukomeze unacungacunge n'abana urebe umwana uko bimeze kugeza umwana aryamye nanaryama ugenda urebe ariko kandi bikora n'uwo mutima atari ukuvuga ko ndacunga umugabo nawe mugabo nimba bagukoreye ako kantu nimba ari serivisi bagukoreye mu rugo umukozi reka guhita ubifata nkaho bitangire gufata ngo buriya ngo bimeze gute utangire ucunga utangire ujyana amaso mu mirundi ibyo bintu si byiza birebe nka serivisi birangire uba ugomba kureba umudamu wawe gusa iyo bigeze aho ngaho ntabwo biba bigomba kureba abandi rero bari abadamu wari urimo ariko jewe wabona uvugira aho ngaho ni umuntu nyine icyo nubwira umugabo ngo azarebe umudamu we ni wa mudamu nyine nawe muzima umwereka ko ari we mutima we nawe uriho naho urereka umugabo wawe ko umutima wawe uri kuri telefone umuhariye tantine hanyuma uwo mugabo naje ndi umugabo nawe aho ngaho rero yewe none se nyitaho naje ngwiteho kubera iki ushobora kumpuza hagati yanje nawe nije nawe tugomba kubaka urugo nije nawe tugomba gushira hamwe nije nawe tugomba guhana urwo rukundo ni gute yewe nihanangirije umuntu ushobora kuba afite umukozi akaba ikintu cyose umugabo ashaka ngo umukozi ikintu cyose ariko reka kwirirwa wivuna sibyo umuntu ica bibyo nico asabira no urebe gutyo
tuzasaruza kibona kandi kiza kibanguka limite kuna limite umva hari ukazu hariho limite yo kubira hari ibintu limite mu rugo ukazugira ngo kikabona amafaranga atangiye kuza ari ibice naho yagiye kwishura leta handi sendeyo ayiwe ariko ibintu bimwe ibibazo bimwe tugira twabigize mu ruhare twabyiteye kandi ukagasuzuma akantu gatoya akabyara kakaba kanini rero kuba tuba tuvuze gutyo ntabwo tubarusha ubwenge ariko hari abandi hari undi ureba kino kiganiro akavuga uziko nyina bimeze uziko kano kantu nagukosora uziko impamvu umugabo wanjye asigaye aka kantu yahindutse kuri aka kantu nuko ugomba nimba ufite umukozi ntabwo agomba gukora ibintu byose hari limite noneho bigera ku bana sava ariko n'abana nabo ntabwo ugomba n'abana nabo cyane no nk'abana b'abakobwa baba bakeneye kwitabwaho ngo batere umutantine gusa noneho urera isuku umucekinga neza muri weekend utagiye mu kazi ukicara ntabwo ari weekend ukareba abana unatashe mbere yo kuryama umenya abana ucekinga umwana nimba yoze urebe umwana nimba yoze unamuvugisha uko yiriwe no muri we ko byari bimeze naho jewe hari ahantu nabaye muri famiye umugore udamu yari umugore umutima ku buryo nyine yazaga akareba agacika niyo yosanga abantu basinzira yarababyutse mwari mumeze neza agacekinga akareba bose mbese ahantu hose agomba kumenya ko umwana asa neza cyangwa se umwana ameze neza agacekinga akavuga bimeze sawa akareba umugabo ibintu nk'ibyo nubwo atokora imirimo n'intoki ze nyine gutya arareba agakubita amaso akareba burya barimo arakoresha umutwe hari n'abandi bagore b'ubwenge ashobora kuba arananiwe ntabasha no guhaguruka kubera akazi cyangwa se ararwaye ibintu nk'ibyo agakoresha tantine ariko mu buryo nyine umugabo n'umugabo akabona ati umudamu wanje arananiwe cyangwa se ararwaye nyine akaguha respect muri ubwo buryo naho wowe ibintu byose umugabo nakubwira amazi mada uhita uhamagara tantine ngira gutya isogesi yanjye tantine igenda urebe tantine amasogesi iyo ari he niwe uba wayabitse amasogesi ari he ubundi utuntu nk'utwo tuba tugomba kugira ahantu tutavuga bigoye ariko tuba tuzwi mutuzi namwe murabizi ko hari ibintu batantine batagomba gukora hariho ibintu ubundi hariho ubuzima bwawe mu rugo rwawe n'umugabo wawe aba atagomba kumenya uretse nawe n'abana n'undi muntu wese n'umupangayi n'umushitsi uri mu rugo ntaba agomba kumenya hariho ubuzima bundi bwanyu mwembi niyo mpamvu barakubwira ngo noneho nk'icyumba cy'umugabo n'umugore ubundi tibyakagombye naho nyine tibyakagombye kumenywa na buri wese ariko nyine noneho no kuri YouTube tubigaragaza dususa twese tukamenya icyumba cyawe uko kimeze ni ukuvuga ngo umuco waje mwisha ariko nta kundi bajya basigaye bazoguma baduserukire nta kundi ariko ikindi kintu rwose twagira ngo tubibwire twahereye ku mudamu ufata nawe inshuti yanjye woweho ufite iyindi nzira urimo ufite ibindi bintu urimo ubundi tantine hari umuntu wo guhabwa agaciro cyane mu rugo cyane kuko umuntu usigira umwana wawe noneho n'ubuzima bwanyu bwose aba bufite aba akwiye kuba nka sister wawe noneho hari n'abandi rero bakasa mutwe bashwana tantine ari aho ngaho bagatongana tantine ari aho ngaho cyangwa imbere y'abana abo babikoragaho tantine ahari agakiza wowe ariko tanti uzuje ku ruhe ruhande n'intambara yabaye ntushaka bw'umugabo iyo intambara yabaye mu rugo tanti ukiza umugore ukiza abana ukiza ese umugabo n'umugore kweri uwo mu wundi muco nacyo bimugishamburiye birakwiye ko umugabo n'umugore bashwana abana bakabibona cyangwa ibyo batumvikanye
kuri kuganira biriya mu tuzi ni naho icyo nta nubwo twirirwa tukiga nino igeretse ku yindi no niba mushwanye ifite na denominateur niba mushwanye niyo mpamvu habayeho ahantu ho kugira ute niyo mpamvu habayeho icyumba nimbe muri munzu muje mu cyumba mubanze nimbe ari ukuvugana nimbe muri bukoresha umunwa kugira ngo mukemure ikibazo bakumvishije cyangwa tubisubiremo ikibazo barabyumva nuho ngo warabaje ngo se iyo umugore n'umugabo bashwanye ni ngombwa ko abantu bari muri urwo rugo bose bamenya mwashwanye bimeze gute mwashwanye apana ntago biba bikwiriye uzi ko abantu b'ubwenge hari igihe mwoshwana hazamo n'abashyitsi ugahita museka umva mufite na gahunda ndagira ngo ya divorce ariko mugaseka ugahita ati turaza gusinya neza reka dusinya neza tutuje uvuga ngo ntabwo uba ugomba kugaragaza ibiri muri urwo rugo umwana ntagomba kumenya icyo kintu ibyo ni ibyanyu n'undi wese urimo n'abaturanyi bagomba kumenya kubera ko mwebwe iyo mwiyuze birashira ariko noneho iyo mwiyuze abandi babimenye bagomba babafata muri ya sura yani niba abandi bazagwana kandi mwebwe ukagira ngo yabere aho ngaho nyuma y'icyumweru kimwe ugasanga umwana wose urabisise byageze hanze wabikoze abantu bose kantine yari ahari abana bari bahari mama na papa wanagombana anaambia watoto wengine wanaambia mama yao mama yao anapigia simu mwingine inkuru ikagenda tumenya ibintu dukora mu mwanya n'aho tubikorera n'abo tubikora bareba n'abo batantire tumenye uko tubana nabo kuko nyine imitima yacu niyo abagabo biratandukanye baranye si bose si mwese nyamuneka si mwese twakoze ku bagore dukora no ku bagabo mwese buri wese aba agomba kumenya uko abantu akamenya ibyiwe akabiha agaciro ibitari ibye ubwo rero reka tubashimira abantu twabanye namwe uyu munsi muri abantu beza cyane ngusaba ikiganiro wowe ukibonye nyamuneka gisharinge no ku wundi rero bagushimiye cyane ko twabanye uyu munsi kacu nakagaruka kandi nshimira zahabu cyane ko twabanye ubwo rero naho ubutaha yego murakoze